Mwese abakozi ba Tela TV, nk'uko bisanzwe aha tuhagezaho cyangwa tubaha ubumenyi rusange buba bukenewe na buri muntu wese. Nyuma yo kubona comments nyinshi cyane cyangwa se ubusabe bwinshi cyane inbox bwasabaga uburyo ki noneho ushobora kuba wabona nimero yasimbuye amazina yo muri Mifotora ku bantu basaba akazi. Muzi ko dusigaye duca kuri Mifotora. So uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ki twabona nimero isimbura amazina yawe muri Mifotora, cyane cyane ko kera iyo warangiza kugira account muri Mifotora byabaga ari bihagije ko wakora ikizamini n'amanota akazasohokera mu ki ku mazina yawe bwite yawe ari kwiranga muntu. Ubu rero byarahindutse, amazina yawe yahujwe na account runaka igizwe n'imibare runaka. Ntabwo uzongera kubona ya mazina yawe igihe wakoze ikizamini, ahubwo uzajya urareba nimero yawe ku giti cyawe cyangwa se nimero y'undi muntu bitewe n'uko uyizi umurebera mu yagize. Reka turebere hamwe noneho ni gute bikorwa. Bwa mbere na mbere, iyi ni telefone ukoresha. Nkuko mwasibye ko nayo nkoresha telefone, abantu benshi bafite access kuri telefone kuruta kugira computers. Reka dukoreshe telefone. Ngiye nkoresha browser bitwa Chrome cyangwa se abone bakoresha Mozilla. Ngiye nkoresha Chrome. Reba hano hari Chrome, wakande nomara kwakanda direct bahita kujyana ahantu nkanga. Tusubiye inyuma gakeya turebe Chrome, bari kujyana nkanga wandikeho recruitment nkuko bisanzwe .mifotora.gov.rw, ubundi ukande enter cyangwa search cyangwa se gushaka, utegeza kandi gacyoya bahita guha aho ushiraho password yawe na username yawe. Turakira kuri log in, tuhakande baha user yawe name ni email, ushira na password yawe ubishiremo. Ngiye bisanzwemo ndahita nkamakanda direct bahita banjyana kuri page imeze gutyo. Rero ndahita mbona ama offer ari muri Mifotora yose. Noneho ngewe ndashaka kumenya ni hehe ndakura account number yanjye ihuje n'izina ryanjye. Nuzamura urahita ubona ahantu handitse amazina yanjye Twizeyimana Elize. Noneho hejuru yaho urabona ko hari imibare 2103 kugera hari handitse H na G. Iyo niyo account number yawe uzajya urakoresha mu gihe runaka wakoze application kuri Mifotora cyangwa se wakoze exam kugira n'amata yawe. Murakoze, mwakumwe na Tela TV. Ndabasaba gukora subscribe, musharinga n'abandi kuko ubonye bari ubuntu kandi dufashanya. Naho ubutaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha, mugire umunsi mwiza.